hari igihe uzaba utagifite imbaraga zigushoboza kujya aho ushaka kujya. Hari igihe uzaba utagifite imbaraga zigushoboza kuba uwo ushaka kuba we. Rero mu gihe ugifite amahirwe yo kuba uri we, korera Imana, ubeho mu buzima bufite Imana, ubeho mu buzima buvuga Imana, ubeho mu buzima Imana ishaka kubamo. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kubana n'Imana. Iki ni cyo gihe cyawe cyo guhinduka. Igihugu uherereyemo cyose, ndabwira isi yose, ntabwo mbwira umuntu turi kumwe, unkurikiye igihugu uherereyemo cyose, iki ni cyo gihe cyawe cyo guhinduka. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kumvira Imana. Iki ni cyo gihe cyawe cyo gukora ibyo Imana ishaka. Mu ndirimbo uririmba, niba uririmba indirimbo Imana ishaka. Ese mu buhanuzi uhanura, niba uhanura ubuhanuzi Imana ishaka. Ese mu bucuruzi ucuruza uburyo Imana igushakamo. Ese mu kazi ukora akazi k'Imana ishaka ko ugakora. Uyu muririmbyi aravuga ngo komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Imana igucishe mu nzira ukora ibyo Imana ishaka, apana wowe ibyo ushaka. Imana ikunyuze mu nzira ukwiye kunyuramo ukora ibyo Imana ishaka, apana gukora ibyo ushaka. Nikunyuza mu nzira yo gukora ibyo ishaka, uzagera kure hashoboka. Nikunyuza mu nzira yo gukora ibyo ishaka, uzabona ubugingo buhoraho. Nikunyuza mu nzira yo gukora ibyo ishaka, uzahirwa mu byo ukora. Imivugire yawe izaba myiza. Bene data, kuba udafite Imana ugomba kuba ufite ubwoba. Umwanya urimo, ibyo urimo n'ibyo ukora, ugomba kumenya ngo mbese ibyo ndimo mfite Imana. Kuko hari igihe uzasaza, hari igihe uzaba utagishoboye gukora, hari igihe uzaba utagifite imbaraga zigushoboza kujya aho ushaka kujya. Hari igihe uzaba utagifite imbaraga zigushoboza kuba uwo ushaka kuba we. Rero mu gihe ugifite amahirwe yo kuba uri we, korera Imana, ubeho mu buzima bufite Imana, ubeho mu buzima buvuga Imana, ubeho mu buzima Imana ishaka kubamo. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kubana n'Imana. Iki ni cyo gihe cyawe cyo guhinduka. Igihugu uherereyemo cyose, ndabwira isi yose, ntabwo mbwira. Ndabaramukije abari mu gihugu cy'u Rwanda, ndabaramukije abari mu ntara ya 5 diaspora, abari mu ntara zitandukanye, intara y'Iburasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Ndabashuhuje. Ubu tuvugana iyi saha nicaye i Mahama, umurenge wa Mahama, mu karere ka Kirehe. Niho mu rugo. Rero iki ni ikiganiro cya mbere ngiye gukorera mu rugo. Mbahaye ikaze na karibu. Ndabashuhuje rero mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nababwira ngo ikaze hani mu rugo, niho mvuka, niho data na mama bari, niho mu rugo rero. Uyu mwanya rero bibaye ngombwa ko tugiye kuganira, ariko mbere yuko tuganira mbanje kubasuhuza abaherereye mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, Kongo, Kenya, Denmark, Ubuholande, abaherereye Dubai, abaherereye muri Zambia, Malawi, no mu bindi bihugu muherereyemo byose, no mu Faransa. Mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashuhuje mvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe. Abaherereye Canada, abaherereye mu Bushinwa, abaherereye muri Korea, buri wese igihugu aherereyemo, ntabwo mvuga amazina yanyu, ariko ndabashuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Mbazaniye ijambo aka kanya rero, reka tubanze dusengere uyu mwanya. Mana, ndagushimiye kuri Imana yera kandi uri Imana ikiranuka. Ushimiye ko ngiye kumpa umwanya wo kuganira n'ubwoko bwawe. Iyi saha rero tugiye kuganira, ndasengera buri muntu wese data nyir'ingabo uzatega amatwi Sam TV Rwanda. Ndasenze ngo uzamwireke, uzamwigaragarize, uzihishure nk'Imana, uzitamure nk'Imana. Nanjye ugiye kugezaho ubwoko bwawe ibiganiro ngiye gukora, ubane nanjye, ufashe kandi unyobore, witamure, wigaragaze, wihishure, byose bikore kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishoboye, Imana ihambaye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha, ubutware n'ubushobozi. Ndagushimiye rero ko umpaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu, ugaragare nk'Imana, ukore nk'Imana, byose bikore kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira rero, bafitiye umutwe w'ijambo uyu munsi uvuga ngo kuyoborwa n'Imana.
cyangwa se uhamagare Imana ikuyobore. Imana igira ute? Imana ikuyobore, ikuyobore mu byo uvuga, ikuyobore mu byo ukora, mu nzira unyuramo. Reka rero tuganire indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza niyo tugiye kuvugaho. Reka rero tuyivugeho mu izina rya Yesu. Reka tuyivugeho twumve icyo Imana itubwira, twumve icyo Imana idushakaho, ubundi twumve icyo itubwira. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho nagufite bintera ubwoba ntamaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kubyandika ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite nubwo kujya mu ijuru, Umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo, zanezezwa n'ukwa iwe wanguza amaraso. Muri isi huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simera ko nyibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona Umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. Mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza Umwami Yesu. Nzashima Imana mvuza impundu ni
haleluya, haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Amina. Ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora. Impamvu uyu muririmbyi yaririmbye ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora, uyu muririmbyi yari yarayobowe n'Imana koko. Imana yari yarigeze kumuyobora ndetse yamuyoboraga, ariko ku bwa situwasiyo agezemo, ku bw'ikibazo agezemo, ku bw'ingorane agezemo, ku bwa shida afite, arongera asaba Uwiteka amubwira ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora. Wanyoboraga, waranyoboye, wananyoboraga, ariko komeza kunyobora. Ni ukuvuga ngo Imana yamuyoboraga, yaramuyoboraga, ariko kubera situwasiyo agezemo, kubera ikibazo agezemo, ari gusaba Imana kugira ngo ikomeze kumuyobora. Mwene data unkurikiye aka kanya, nawe urasabwa gusaba Imana kugira ngo ikomeze kukuyobora. Niba Imana yarigeze ikuyobora, niba Imana isanzwe ikuyobora, urasabwa gusaba Imana kugira ngo ikomeze kukuyobora. Uyu muririmbyi aravuze ngo ay'Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Aha yabonaga inzira zari zimubanye nyinshi. Hano hari inzira zari imbere ye, yabonaga ari nyinshi ku buryo we yiyoboye ashobora gushiduka anyuze mu nzira Imana idashaka. Arangije avuga ijambo ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Imana igucishe mu nzira ukora ibyo Imana ishaka. Aka kanya Imana ikuyobora inzira ukwiye kunyuramo kugira ngo umenye n'iki Imana ishaka ku buzima bwanjye. Ubundi nurangiza unyure mu nzira Imana igushakamo. Aravuze ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Ese wowe ukora ibyo Imana ishaka? Ese mu magambo yawe uvuga ibyo Imana ishaka? Ese mu nyigisho utanga niba wigisha ibyo Imana ishaka? Ese mu ndirimbo uririmba niba uririmba indirimbo Imana ishaka? Ese mu buhanuzi uhanura niba uhanura ubuhanuzi Imana ishaka? Ese mu bucuruzi ucuruza uburyo Imana igushakamo? Ese mu kazi ukora akazi k'Imana ishaka ko ugakora? Uyu muririmbyi aravuga ngo komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Imana igucishe mu nzira ukora ibyo Imana ishaka, apana wowe ibyo ushaka. Imana ikunyuze mu nzira ukwiye kunyuramo ukora ibyo Imana ishaka, apana gukora ibyo ushaka. Nikunyuza mu nzira yo gukora ibyo ishaka, uzagera kure hashoboka. Nikunyuza mu nzira yo gukora ibyo ishaka, uzabona ubugingo buhoraho. Nikunyuza mu nzira yo gukora ibyo ishaka, uzahirwa mu byo ukora. Imivugire yawe izaba mizima, uzaba inyangamugayo. Yobu abivuga neza ari mu kigeragezo, avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntacyo umutima wanjye uzigera unshinja nyiriho. Ese wowe uri mu nzira Imana igushakamo? Ese uri gukora ibyo Imana ishaka? Ese mu kibazo ufite, mu kigeragezo ufite, mu byo unyuramo, inzira urimo urabona ari inzira Imana igushakamo cyangwa wiciriye inzira? Arangije avuga ngo mwami, kubaho nagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya. Bintera ubwoba n'amaganya. Kubaho adafite Imana. Yari yaranyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, yari yaranyuzwe no kubana n'Imana, yari yaranyuzwe n'imvugo y'Imana. Arangije avuga ijambo ryiza avuga ngo kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya, ngo ndetse byabasha kungeza vuba mu rupfu. Mwene data, ndashaka kukubwira ngo wirinde gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma urakaza Imana. Wirinde kunyura mu nzira iyo ari yo yose yatuma urakaza Imana. Wirinde kubaho mu buzima ubwo ari bwo bwose bwatuma urakaza Imana.
wirinde kuvuga icyo ari cyo cyose cyatuma urakaza Imana. Ngo mwami kubaho nagufite bintera ubwoba n'amaganya, ngo ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Ese wowe kubaho kwawe udafite Imana bikumariye iki? Niba udafite Imana shaka Imana. Niba utazi Imana umva Imana. Niba utarabona Imana reba Imana. Niba utarahura n'Imana hura n'Imana. Uyu munsi Imana igushoboze guhura nayo. Nakwifuriza ko mwahura n'Imana mu buryo bwiza butaguhungabanya. Nakifuza ko wahura n'Imana ugifite amaguru mazima. Nakifuza ko wahura n'Imana ugifite amaboko mazima. Nakifuza ko wahura n'Imana ugikomeye. Apana kuzahura n'Imana waramaze kuba uko nazi. Ati mwami kubaho nagufite bintera ubwoba. Bene data, kuba udafite Imana ugomba kuba ufite ubwoba. Umwanya urimo, ibyo urimo n'ibyo ukora, ugomba kumenya ngo mbese ibyo ndimo mfite Imana, kuko hari igihe uzasaza, hari igihe uzaba utagishoboye gukora, hari igihe uzaba utagifite imbaraga zigushoboza kujya aho ushaka kujya, hari igihe uzaba utagifite imbaraga zigushoboza kuba uwo ushaka kuba we. Rero mu gihe ugifite amahirwe yo kuba uri we, korera Imana. Ubeho mu buzima bufite Imana, ubeho mu buzima buvuga Imana, ubeho mu buzima Imana ishaka kubamo. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kubana n'Imana. Iki ni cyo gihe cyawe cyo guhinduka. Igihugu uherereyemo cyose, ndabwira isi yose, ntabwo mbwira umuntu turi kumwe, unkurikiye igihugu uherereyemo cyose, iki ni cyo gihe cyawe cyo guhinduka. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kumvira Imana. Iki ni cyo gihe cyawe cyo gukora ibyo Imana ishaka. Iki ni cyo gihe cyo kubana n'Imana. Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Umuririmbyi ati kubaho nagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya, ngo byabasha kungeza no mu rupfu. Ndashaka kubwira ngo iyo udafite Imana nta buzima. Iyo udafite Imana nta buzima. Iyo udafite Imana ugira ubwoba bwaho werekera. Iyo udafite Imana utinya urupfu. Kubera iki? Ubu uri guteganya no gutekereza ahantu ugiye kujya. Mbese niho uzisanga igihe uzaba uriho mu buzima budafite Imana. Igihe uzaba uriho mu buzima budafite Imana, urabona iherezo ryawe ari irihe? Urasabwa kumenya Imana, urasabwa gukunda Imana, urasabwa kureka icyaha n'igisa nkacyo, kugira ngo Imana igihe uzaba utakibasha gukora, igihe uzaba utakibasha kugira imbaraga, igihe uzaba ugeze no mu rupfu, uzabona Imana. Bene data, sobanukirwa no kumenya Imana. Imana iragukeneye, Imana iragushaka. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo iyi saha Imana iragushaka. Kuba ndi Mahama ntabwo bimbuza gushakwa n'Imana. Kuba naba ndi Kigali ntabwo bimbuza gushakwa n'Imana. Kuba waberereye muri Amerika ntabwo bikubuza gushakwa n'Imana. Igihugu cyose waberereyemo, kuba waba uri mu Burundi ntabwo bikubuza gushakwa n'Imana. Igihugu uherereyemo, waba uri mu Faransa ntabwo bikubuza gushakwa n'Imana. Waba uri Denmark ntabwo bikubuza gushakwa n'Imana. Waba uri Zambia ntabwo bikubuza gushakwa n'Imana. Waba uri Mozambique, aho uri wose, igihugu uherereyemo cyose, umugabane uherereyemo wose, ntabwo bikubuza gushaka Imana. Urasabwa kubaho mu buzima bwifuza kubona Imana, bwifuza gukorera Imana, bwifuza gusabana n'Imana, bwifuza kuzataha ubwami bw'Imana. Hindukira uve mu byo wibwira, ugende uko Imana igushaka. Imana iragukeneye, Imana iragushaka, Imana ikeneye kuyikorera, Imana ikeneye kuyivugira. Yari ivugiye ngo nimutamvugira ibiti n'amabuye bizamvugira. Reka tuvugire Imana, reka dukorere Imana, reka tube mu mwanya Imana idushakamo. Aho uherereye hose ube mu mwanya Imana igushakamo, ube mu rwego Imana igushakaho. Imana iragukeneye, uve mu byaha, uve mu byo wibwira uriho ari kuzapfa. Menya ko kubaho kwawe bifite iherezo, menya ko ibyo ukora bifite iherezo. Mbese iherezo ufite ni ryiza. Nudakorera Imana, nutaba mu mwanya Imana igushakaho, uzagira iherezo ribi. Iherezo ry'abanyabyaha ni ukurimbuka, iherezo ry'abakiranutsi ni ukwimana ingoma na Kristo. Urasabwa kuba mu mwanya Imana igushakamo.
kugira ngo uzabashe kwakira ubwami bw'Imana, kugira ngo winjire muri gakondo y'Imana igushakamo, kugira ngo ube mu mwanya Imana igushakamo. Urasabwa kubana n'Imana, urasabwa kugendera mu nzira Imana igushakaho. Hindukira mwene data, va mu byo wibwira, va mu byo utekereza, va mu byo ukora bitanezeza Imana, va mu byo uvuga bitanezeza Imana. Imana iragukeneye, ni wowe Imana ishaka, ni wowe Yesu Kristo yameneye amaraso ku musaraba i Golgota. Nta wundi yameneye amaraso, ni wowe. Imana iragushaka, iragukeneye, va mu byo urimo. Ndagutangariza ngo Imana iragukeneye. Aho uherereye hose umenye ko Imana igushaka. Irashaka kuba mu mwanya igushakamo. Amahirwe wawe yo kuba uriho wiyapfusha ubusa. Amahirwe wawe yo kuba uriwe wiyapfusha ubusa. Menya icyo Imana igushaka, haba ari icyo ukora. Menya inzira Imana ishaka kunyuramo, aba ari inyuramo. Arangije aravanga ibyiza mbona nibi, ni ukwizera Imana no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Ibyo nibyo byiza umuririmbyi yatuboneye. Ibyo nibyo byiza njyewe Samweli abayisenga nkubonera. Ni ukuba wizera Imana, ugahora ugendera mu nzira ye utunganye. Ntago kujya mu rusengero, ntago kwitwa gusenga bivuze kutungana. Inzira uyobowe ugomba kuyigenderamo utunganye. Niba waramenye Imana, tunganira Imana. Niba waramenye Imana, ba mu mwanya Imana igushakamo. Avuga ijambo rikomeye ngo nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ngamesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Haleluya. Ngo nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ngamesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Kuko kumenya Imana, kubwo kubana n'Imana, kubwo kuba mu mwanya Imana igushakamo, ibyo bizaguhesha amahirwe yo kubasha kuragwa gakondo iruta izindi kuba nziza. Isezerano nyamukuru dufite ni ubugingo buhoraho. Kandi Imana yabwiye Petero igihe yarabajije ikibazo, Imana iramubwira, cyangwa se Yesu aramubwira ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ngo ariko mubikiwe n'ubwami. Ubikiwe ubwami bw'Imana mwene data, ubikiwe ubwami bw'Imana muvandimwe, ubikiwe ubwami bw'Imana mukobwa, ubikiwe ubwami bw'Imana mama, ubikiwe ubwami bw'Imana papa. Ariko icyo usabwa, niba uri mu mwanya Imana igushakamo, ubikiwe ubwami bw'Imana, kandi ukiri no mu isi uzakubirwa inshuro 100. Va mu byaha, va mu byo wibwira, va mu ngeso mbi, genda uko Imana igushaka. Ba mu mwanya Imana igushakaho, umwanya Imana igushakamo. Aho Imana itujyana ni heza, aho Imana ituyoboye ni heza. Iherezo ryacu ni ryiza. Nubwo itangira ryari rito cyane, nubwo itangira ryari rito cyane, nubwo watangiye ubona bitemera, uyu munsi Imana irakujyana mu buzima bwo kwemera. Imana irakujyana aho uzakora bikemera, aho uzavuga rikijyana. Ariko urasabwa kuba mu mwanya Imana igira ute igushakamo. Nuba mu mwanya Imana igushakamo, uraza kubona ineza y'Imana. Nuba mu mwanya Imana igushakamo, uraza guhura n'Imana, uraza gusa n'Imana, uraza gusa na Yesu. Kuko abaye mu mwanya Imana igira ute igushakamo. Sobanukirwa ko kuba uriho ntago ari impanuka, uriho kubw'umugambi w'Imana. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye narakurema utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Imana ikuzi itarakurema. Icyo uzaba cyo n'uwo uzaba we n'urwego uzageramo. Imana yarumenye utarabaho, yarumenye utaravuka. Imana iragukeneye kandi iragushaka. Urasabwa kuba mu mwanya Imana igushakamo. Ntabwo uzigera ubona Imana utabaye mu mwanya Imana igushakamo. Ntabwo uzigera ugera aho Imana igushaka utaraba mu mwanya igushakamo. Urasabwa kwihana ibyaha, urasabwa kwirinda icyaha n'igisa nkacyo, urasabwa kuba mu mwanya Imana igushakamo. Wowe nkurikiranye aka kanya,
ndakubwira ngo Imana iragukeneye, Imana iragushaka. Va mu byaha, va mu byaha. Ijambo riravuga ngo hunga udapfa. Va mu byo wibwira n'ibyo utekereza, va mu byo ukora bidatunganira Imana, va mu mwanya Imana itagushakamo, winjire mu mwanya Imana igushakamo. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibagire neza. Aho uri wumvishe, ibikureba wabyumvishe, ibyo usabwa wabyumvishe. Imana y'amahoro ikugire neza. Numva nasoreza, ariko ube mu mwanya Imana igushakamo. Imana iragushaka kandi iragukeneye. Ba mu mwanya Imana igushakamo. Data Mana igira neza, ndasenze ngo iri jambo rikurikize kwera kwawe no gucyanuka kwawe. Imirimo yawe ukurikirije ijambo, kandi ubwoko bwawe buryumvishe bukumvira, ubuhumurage utazibagirana. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo.